Yes guys, turatangira tubiyegereza badukurikirana kuri MB1 TV show. Ikaze cyane abakunzi bacu batuye mu bihugu bitandukanye muri Afrika, muri Amerika. Turabizi ko mudukurikirana ku bwinshi kandi muri abagaciro gakomeye cyane. Ndagira ngo mbiyegereze muri kino kiganiro cy'umunsi wa none. Dufite umutumirwa dushaka kugira ngo tuganire mu buzima tubisanzwe, muraza mubone ngiye kumwiyegereza nako kugira ngo tugirane ikiganiro kandi gishobora kubafasha, gishobora gufasha umuntu wese ahantu ari aho aherereye bitewe n'ibyo turi buganira ahantu. Rero nkuko mubizi turi kuri MB1 TV show cyangwa se ukandika mu tware bienvenue biba bihagije. Rero abadukurikirana ndagira ngo niyegeze umutumira wanje natumiye umunsi wa none kugira ngo dukomeze tuganire 1 2 3 tungandagira ngo kuyekereza bro. Murakoze cyane hano kuri televiziyo ziwanyu. Reka dutangire twibwira abantu banyita Ntungane Patrick. Abantuye muri Ohio mu gace ka Dayton. Yego. Arakoze cyane nkuko mu byumvise aravuze ati Ntungane Patrick niyo tugiye kuba tuganira kuri MB1 TV show. Ubwo rero turaganira byinshi bitandukanye, nugira n'ikibazo runaka kuri byo kubyumvamo ushobora kwandika comment ukabaza ikibazo kuko hari ababishinzwe kugusubiza vuba no kugushira ka like. Ibyo nibyo byose birazogenda neza kandi namwe mudukurikirana rwose turabazirikana muri abantu bagaciro mwubaho cyane. Rero Ntungane hano hantu wisanga kandi wumve ko ari wanyu. Oya nashitse harasobanutse feeling free kabisa. Ibyo wumva ufite byose tagira ikintu nakimusubirana ne ko bazavuga byose bivugira hano, and then abadukurikirana wahereza nyine ikintu kiri ku mutima wawe kugira ngo kibasigaremo kibagirira ingirakamaro. Ntungane ndagira ngo kubaze ibibazo bitandukanye nawe ushobora kumbaza kubera ko iyi ni show turimo ntabwo ari ikinyamakuru runaka. Oya, ni show turimo just kuganira ibintu bihari biri real. Nibyo tuba turuganiraho cyane cyane tukibanda ku rubyiruko, tukanarurenga tukagerera no kubasaza, tukavuga ibintu bihari biri gutrending hano hanze cyangwa se ibintu byugarije isi hano hanze. Nibyo tuba turi kuvuga kuko hano tuvugisha ukuri kose pe. Ntungane ndagira ngo baze muvandimwe tese kino cyorezo cya corona cyateye isi yose, wewe wabibonye ute cyangwa se niki bitekereza kuri wewe mu bwenge bwawe ubona niki corona irahari cyangwa ntihari? Urebye corona irahari ariko mu bwoko bw'iwacu ni ngaho nta gaciro ifite. Ni ngaho kera aba expired mu gaci mu bwoko bwacu nta mbaraga nyinshi ifite muri twebwe. Ariko abatuye muri kino gihugu ibo nitegeko kabisa. Uko no buturaha ko gapfukamwe karamukwa. Ntabwo ari kuvuga ngo wenda ngo ni ubwoko bwacu gusa, usibye ko kano gapfukamunwa nako kaba katubangamiye buriya kandi ntabwo twakamenyereye tukambaye ejo bundishe. Rero kugakuraho ndumva wenda umuntu agakuraho kubera ko kamubangamiye cyangwa se yumva atari guhumeka neza. Ico nari nkwaje se corona urayemera ko ari ingwara ihari kandi kuko abantu batayemera ko corona ihari cyangwa se ni ibintu ngo bakretinze bashaka kugira ngo wenda bacuruze rirazina cyangwa se bacuruze byabo, ariko ntangora ya corona ihari. Uremera ko corona ihari ari ingwara ihari yica n'abantu? Yegira ihari ku giti cyanje. Umuntu nyine avuga uko abyumva, umuntu adatera comment bivanye n'ukuntu abyumva. Ku giti cyanje irahari. Ya rero abantu bakomeze bayirinde corona n'icyorezo kuko kimaze kudukuramo abantu benshi kandi bakomeye. Abantu bakomeze bakirinde kugira ngo ube safe, wirinde kuruta kwivuza. None Ntungane tugiye kwinjira mu neza mu kiganiro neza nyaco original. Ya Ntungane cyangwa se Patrick afite impano n'umucomedian. Akora ubu comedian ariko ni nk'atazashamwe imbaraga nyinshi cyane. Ndagira ngo atubwire ibyo ari gutegura muri comedy yo cyangwa se nibyo amaze kugeraho. Kariyo Ntungane tubwire ibyo umaze kugera muri comedy yawe cyangwa se nibyo uri gutegura ahambere hazaza ejo bundi. Urakoze cyane. Buriya umuntu wazamenye nyine impano afite nje comedy imbamo. Ubwo rero
kuvuga ngo nzayikomeza cyane ngo nyishiremo imbaraga ntabwo nashizemo imbaraga bitewe n'impamvu ziri hanze kugira ngo urazizi cyane ureze nk'iyicano yiwawe iyi televiziyo yiwawe wenda ku rugero tugenda turebera ku bandi bazifunguye imbere ubwo rero komedi ho nzayikina mu bantu ariko ntago nzigera ntago nyitekereza cyane none se ndagira ngo wenda ni ikintu ufata nka kariya yawe cyangwa ushobora gushoramo imizi cyane kakakubera nk'akazi kuko ari ababikora bikababeshaho kandi bakaba mu buzima bwiza kubera ko n'impano y'umuntu kandi impano y'umuntu agomba kuyikoresha kugira ngo ayibyaze umusaruro imubesheho n'umuryango wiwe neje kazamuza ikintu runaka wowe ntabwo ari muri ubwo buryo butekerezaho oya komedi yiwanje ntabwo nyitekereza muri urwo rwego kabisa ntabwo ntekereza uko izanzamura ahantu oya naha gusa hano hanze gusa none mu buzima busanzwe ukora iki tungane n'umuntu ki ushobora gusobanurira umuntu udukurikiranye umunsi kuko ndabizi neza ko na pasiteri ari kudukurikirana arabizi neza ko araza kureba kino kiganiro ngabwira abantu badukurikirana se wewe ntunganira umuntu ki ukora iki ibintu nk'ibyo ngibyo rero urebye kino gihugu ukuntu kimeze mfite imyaka myinshi nawe urabibona ngira ngo mfite imyaka myinshi uraza kuyivuga nje nkora akazi gasanzwe akaba n'utundi tuntu nkora mu rugo dusanzwe nyine ariko ntago navuga ko ari byahatara ariko akazi nkora cyane nyine ni akazi gasanzwe gusa nyine tu oya ndumva ari byiza cyane niko nshobora kwibwira umuntu akamenya fresh oya nibyo kabisa rero ntunganye nkuko bamaze kubabwira ati we ubu komedi bwiwe ntabwo abufata nkaho bushobora kuzamubera akazi just no gukinira hariya nyine bikarangira hariya agasetsa abantu bakishima byarangiza akaja mu kazi kiyo gasanzwe atubwira ko akora imirimo isanzwe urumva wowe utari umuzi bwo ubashe kumumenya kandi niba ari cyo ushobora kwandika muri comment rwose wandike muri comment nawe bizamufasha kugira ngo nejo bundi tuzamugarure hano yisobanure neza wenda mu kibazo ushaka kuba wamubaza wacyanditse muri comment tungane ari mu bantu ari mu basore bake cyane hano muri Ohio batwara imodoka nziza bake cyane ari umusore ba mbere batwara imodoka nziza hano muri Ohio rero ndagira ngo ko abantu benshi babyibazamwo cyane bakavuga ati se uyu mwana bite n'iki iyo muri modoka yaba yaravuye muri comedy cyangwa byagenze gute ngira ngo ahantu noneho dukure mu rujijo noneho bisobanure neza imeze gute niba iriya modoka yaravuye muri comedy cyangwa se niba yarakoze urayigura cyangwa se niba yaravuye ahandi hantu ngatubwire neza urakoze kuri icyo kibazo cy'iwawe ariko ndibaza mu bibazo twateguye icyo ntabwo cyari kirimo nimba kije nk'impanuka zari zuzanye cyangwa ari umuntu wabikubajije ngo ubivuge sinzi ariko imodoka ntabwo yavuye muri comedy comedy nakubwiye ko ntabwo ngira cyane jewe ntabwo ari umwuga wiwanje narayiguze ikintu ukeneye ukigeraho uravuga ati nkeneye kugera kuri kino reka nkore nkigereho kimwe n'iyi cano yiwawe wayifunguye waratekereje uravuga ati reka nyifungure wenda hari akamaro izangirira ubwo rero ntabwo twabitindaho cyane biravye imodokari nuko nayikeneye ni imodoka nziza rwose imodoka ya Jeep ari mu basore ba mbere batunze iyo modoka hano muri Ohio kandi turabikubahera cyane buriya kitambutse tugira ngo hayi tukabona kabisa n'umwana w'umusore wishoboye rero my friend keep up komeza ukore cyane kuko gukora buriya ni byiza ndetse n'urubyiruko bakiya bakura bahita bakurebera bakabona ko uri intangarugero nziza cyangwa se uri cyitegererezo nawe bakifuza kubigeraho niko biba bimeze rero ntungane uko ntabwo ushobora kuvuga ngo se ngo wakoze kugira ngo igure ariko ibyo ngibyo biri private ibyo ni ibintu byiwe rero nk'umuntu ushaka wenda kuba yagura nk'iriya modoka nk'umwana mutoya uvuga ati iriya modoka ni nziza cyangwa se buriya buzima Patrick abayemo muri sawa niko bamushishikariza mu buzima ikintu namushishikariza ni uguca bugufi akitonda ukaba hafi y'ababyeyi bawe ukumvira ababyeyi iyo wumvira ababyeyi bimera neza urebye urubyiruko urebye abantu benshi mu rubyiruko abenshi bahugira mu bintu byinshi ugasanga bagiye mu mipira abandi mu biyobyabwenge
ubwo rero yagiye muri izo ngibyo uzahera nyine aho ngaho ntuzasanga isi yagusize uri aho ngaho wenyine tu right ya rubyiruko abantu badufurikanye umuntu umusore uyu musore ni icyitegererezo cyiza kandi umuntu w'umugabo cyane ushobora kumwegera ukamuganiriza akaguhereza advice igitekerezo mu buryo gishobora kugufasha nawe ejo hazaza kikakubera ingirakamaro umwegereye mukaganira n'umusore mwiza n'umuntu mwiza rero tuje ku rubyiruko none ruri hano hanze nabo tubavugeho gatoya kuko ni ibintu bihari bizengereje isi cyangwa se tubona buri munsi uko bukeye n'uko bwije hari abana b'abasore ejo bundi twayikomojeho nyine ko twari tugiye kurangiza iminota yadusize tukivuga gatoya hari abana b'abasore batuye mu nzu mwabo cyangwa se atuye mu nzu mwabo ugasanga umwana w'umusore arakora arinjiza amafaranga ariko mu nzu ngo ntatange akantu gatoya cyangwa se tishyuye n'ibire n'imwe uwo muntu wamuvugaho iki bwana Patrick? Urakoze cyane ikintu namuvugaho nta komenti nyinshi natera kuri abo bantu ariko ubirebye kabisa ni ibintu bibabaje cyane kuba umubyeyi yarakuzaye akakurera ugakura akakugeza mu buzima bwiza hano muri Amerika warangiza ukaja mu kazi ugakorera amafaranga ntonamuhe n'igiceri na kimwe umubyeyi ntabwo yo kwihakana avuge ngo urasa umwana wanje nguri yaranamutaye ibyo bintu ntabwo bihaba umubyeyi arakwihangana uko umeze kose kuzageza nyine nawe uteye n'intambwe wenda kubaka urugo rwawe ariko umubyeyi ntabwo yaguta ibintu nabivugaho ikintu nabivugaho urubyiruko rwose birahari ibyo bintu birahari umuntu agakora amafaranga agatapanya uko akeneye akinjoyinga kabisa muri kino gihugu nawe urabizi kwinezeza gutya bazaba bineza kurusha ibindi bintu ariko nta kintu nabivugaho cyane ntabwo nabitindamo cyane ariko birahari koko birahari kandi umubyeyi ntabwo yo kwihakana umwana avuge ngo ndakutaye ndasohoka mu nzu urananiye ubwo rero umubyeyi nyine arakomeza umutima ukamurya ariko akorera akavuga ati iyo ndararangiye rero niba nawe uhari wenda ndabizi neza ko ikiganiro ko kirakurikiranwa n'abantu benshi kandi batuye ahantu hatandukanye ushobora kuba wenda utari muri abo ngabo cyangwa se hari abuzi bari muri uwo murongo umwana w'umusore ugenda hariya agakora akazi neza ntamwe n'ibiyobyabwenge wenda ngo bigaragare babone ngo yasinze ariko akaba adashobora kwishura n'ibire n'imwe mu nzu kuko hano haba hari amabire menshi atandukanye ntabwo ushobora kubura inshingano rero ushobora no kumugendera ukamubwira ati ibyo bintu ntabwo ari byiza cyangwa se nawe niba ari wewe uri kumva bino bintu ari wewe ari we turi kubwira my friend just ushobora gufasha ababyeyi kuko ari ikiganiro natangije cyo kuvuga ngo umwana mwiza mu rugo nacyo kirakomeje tuzagenda tukivuganaho tugenda tukiganiraho turebe umwana mwiza mu rugo n'umwana umeze gute cyangwa se umwana utifata neza mu rugo n'umwana umeze gute ibyo bintu tuzagenda tubiganiraho byose kugeza wenda bigize icyo bitanga muri sosiyete rusange rero ntungana aravuze ati we ntaco birenze yabivuga ariko umuntu agomba kwitwara neza mu rugo ku babyeyi biwe akabafasha bakafatikanya kubera ko agomba kuba presentinga aho batari rero abana badukurikiranye cyangwa se urubyiruko rudukurikiranye niyo muri iyo karite kuvuga ngo urakora ariko ntufasha ababyeyi ushobora guhindura inzira ukabafasha byibuze ukishura n'ibiri imwe y'umuriro boshima cyane rero ntungane ndagira ngo kubaza kandi kantu kamwe hari ibintu biri hano hanze cyane abantu batindaho bakavuga ati hejuru ngo imyambarire iki n'iki ibyo bintu bivuga wiki imyambarire ntago twayivugaho cyane umuntu yambara bitewe n'ukuntu yiyumva ariko kiza gitangaza umuntu nuko umuntu azayambara imyenda yarangiza agera mu bantu gwese urabona umbereye icyo gihe cyo kuwambara wavuze ati sima niwambaye iyo yobegwa ubwo rero kwambara umwenda wawe warangiza ukavuga ngo ntukubereye cyangwa urakubereye imyenda abantu basigaye bambara nabi cyane kabisa cyane bashiki biwacu basigaye bambara nabi cyane natwe abahungu kabisa ugasanga bambaye amadeshire ibintu bishanyaguritse bitabaguritse ukagenda kabisa ukumva nyine ufite amahoro ariko mu muco gawe iwacu wa kinyamurenge ngaho kera twahutaye tukikurikiza uko bikenewe ubwo rero ni kino gihugu twagezemo kiratuzungurutsa ukagukubita hano nawe ukabura uko wigira tu none se ukomeje akantu keza uravuga ati kino gihugu twajemwo ngo umuco n'iki umuco urawemera
umuco ndawemera cyane hakiya muntu umuco wemera cyane rero ariko njye hari ikintu kimwe bashaka kuba ushira clear kubera ko hambere n'ejo narakivuze mu kiganiro gishize kera abantu ba kera yafatwaga n'umushugi ipantaro yacikaho gatoya akihutira kugera mu rugo kugira ngo afate isindano ayidode nawe yabona nakenda n'akabutura kashanyitse akagashiramo inyuzi kakadoda kugira ngo gasubirane kamere neza ariko ubu nyine mu maduka tusigaye tuje guhahiramo uragenda umuntu w'umusore ukamumanura ipantaro icitse ukabona ko ari ikubereye kandi wabona itanacitse cyane wagera mu rugo ugafata n'imbugito ukagerageza ukayica cyane rero ibyo bintu je navuga ko ni generasiyo turimo ni generasiyo turimo kandi ntacyo dushobora kubikoraho n'uwabivuga n'uwabigwanya ntabwo wenda ashobora kubinesha cyane kubera ko ari ahantu biva kandi hari imbaraga zikomeye cyane hari abazishoyemo ntabwo ushobora kuvuga ngo ni imbaraga zenda zikomoka kandi hantu uko biri kose ni imbaraga zidakomoka ahantu heza sinzi ukuntu twabigwanyamo ariko biragoye cyane kubera ko n'amaduka menshi akomakomye kandi zino pantaro zicitse zirahenda cyane kuruta zidacitse siko bimeze niko bimeze ugasanga iyo pantaro icitse ni imuhenze cyane kuruta ko yagura ipantaro idacitse idahenze ugasanga ipantaro icitse wenda ku rugero ihagaze amadolari 150 ariko idacitse ugasanga ihagaze $50 akagura ipantaro icitse kandi ari ihenze cyane akayigura $150 kandi icitse rero ico kintu abazabyigishaho bashiramo imbaraga zikomeye cyane kuko hari ahantu biva kandi hari imbaraga bashoyemo zikomeye cyane kuko ntabwo ari ikintu coroshe cyangwa se kuko yarabivuze umwana w'umukobwa akagenda gushopinga kugura ngo umwenda nyine ugeririya akagura kenda kagufi kandi nako kakamuhenda cyane kuko aba yayakoreye kakamuhenda cyane kuruta ko wa mwenda wika ku maguru uko wamuhenda kuko biriya bintu biba bihenze cyane rero ababyigishaho mushobora gushiramo imbaraga kuko n'abari babikora cyangwa se babicuruza hari imbaraga bashizemo kandi nubwo nibyo bintu urubyiruko rwacu ruri kwirukiramo cyane nibyo bari kubona ko nibyo bikwiriye muri iki gihe bagomba kuba bameze rero ariko ndaravuze ngo bashiki bacu je ntabwo je mvuga ngo nibo bonyine n'abasore b'abahungu cyangwa se abakobwa tubaryamira ko nabo bari gutegera ikiganiro bashobora kuvuga ati kubera iki ari twebwe muzamushiraho gusa n'abasore oya nta mpamvu yo kubaryamira turi abasore hano nta mukobwa uhari ufite amakosa ugomba kuyemera uyafite yego abasore kuko natwe birahari kandi twe tugakabya noneho ugasanga umusatsi sinzi ukuntu wawugize ureba nk'iriya hirya ugasanga washize nk'amaderedi ugatera amadeshire amapoketi urumva uko ari twebwe rero nitwe dukabya cyane n'abakobwa kwambara utuntu tugufi none basigaye batora n'amazuru n'imicondo urumva tudashize ariko buriya nubwo umuco utabyemera cyangwa se ubipinga cyane icyo nabashishikariza no kubashiramo imbaraga zo kubigwanya kugira ngo bicike ariko niba atari uko nguko ntabwo ushobora gucika ikindi wenda hari ikindi kintu umuntu yibandaho cyane kwambara hari umuntu ubona umuntu yambaye agahita amujajinga cyangwa se agahita amutekereza ukundi kuntu sibyo ataramuganiriza yumve wenda icyo ari guplaninga muri we cyangwa se uwo ashaka kuba we iki n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo kuko hano muri Amerika hari abapasiteri bagenda kuri stage bakabwiriza ubutumwa bwiza bambaye kamambiri uwo ni wo muco wabo kandi abantu bakanafashwa sibyo rero twebwe ikibazo nje nzamona ni uko dushaka connect umuco n'igikristo kandi ibyo bintu sinzi nimba bihura ntabwo bihura wowe bivugaho iki ikintu nabivugaho sinzi nta mupasiteri ndabona ubwiriza na kamambiri hano muri Amerika ijana rivuza abazungu ni imico gayiwabo imico yabo siko nakubwiye nyine twebwe abanyamurenge sinzi nimba babona umupasiteri uje kubwiriza na training ntawe usanga nyine arambara neza kavuga ngiye kubwiriza kuko ugomba kwambara neza naho abino hano ibo bambara uko bakeneye ni kabutura ugapfa gusa kuba wizeye ikintu kiri mu mutima wawe natwe nzande hano abanyamurenge cyane ugasanga wenda nkawe ukambara deshire cyangwa ukambara ibintu
bimeze ukuntu none umuntu yakubona akavuga ati se uriya wambaye biriya bintu azavamo umuntu muzima kandi batazi ikikurimo ubwo rero ikintu nasaba tuzatureka kujajinga abantu tureke kujajinga kabisa dutuze tureke umuntu akora ibimurimo kuko ntago uzi impano umuntu afite ntago mbona nambaye deshira uyu munsi ejo bone nambaye tisi ejo bone nambaye ikabutura nawe uzacanganya ikigwa ariko ntago nari nzambara ikintu kimwe gusa ngo nkigendereho nimba ngiye muri douche ntware tisi nimba ngiye mu kazi ntware tisi ibyo bintu byose bivamo ntago bizavamo kandi ugomba kwambara nyine tisi kika ukambara neza siko ariko ntago twabitindaho cyane umuntu nyine yambara yumva uko abikeneye hari umuntu azukumva ngo akeneye gutembera n'isengeri ibyo bintu none byaje gute ngo warashuje ubwo rero ntago twabitindaho cyane ibintu by'imyambarire ntago twabitindaho cyane kabisa ariko tugomba kubwira abantu bakikosora nyine bakagerageza guhindura tugahindura rero ntungana bisobanuye neza cyane kandi mu buryo bwumvikana cyane cyane hano niho turi gutinda kuko niho dutuye ibihe cyangwa se ikirere genda gihinduka amezi atandukanye ugasanga ni igihe cy'ubukonje igihe cy'ubushuhe rero ubwo bushuhe ntabwo bukomeza kwifunga cyane kandi washuhiwe n'umunsi bashiramo clementeri nyine ikazamura ubukonje nyine umuntu akumva ko amerewe neza rero ntabwo ushobora kwifunga cyane ngo wambare ibintu wenda ngo ukabye n'umuntu usange wifunze bikomeye ugomba kwifungura ukafiringa free gusa ibyo bintu biratandukanye wenda nuko umuntu ni mugari cyane rero abantu bajajinga please muzamwihangana nyine murebe ahantu hose wicara uganiriza umuntu mubwire ati hano hantu wakoze nabi cyangwa se hano hantu wakoze neza kuko ikiri mu muntu nico kiruta icyo abantu babona hanze siko bimeze niko bimeze rero ibintu cy'imyenda wenda n'abazabyigishaho bashamwe akabaraga wenda bishobora guhindura cyangwa se bishobora gufasha urubyiruko rwacu cyangwa se n'uruzaza bikabagirira ingirakamaro cyane mu buzima bwabo ibintu by'imyenda jewe ntabwo bitindaho cyane njye ntinda n'umuntu mu bikorwa by'umuntu niko bimeze njye ntinda ku gikorwa cy'umuntu by'umuntu akora nibyo ntinda kurusha ibyo mbona by'imyambarire cyangwa se ikineke uwo ni wowe ariko undi nawe iyo ni opinion yanjye niko biba bimeze buriya ntabwo ushobora kubona wambaye deshire mpita ngutekereza ko n'umutwe uri deshire ko ari abantu babitekereza muri iyo sense niko babitekereza reka twihute rero tugire dukubite ku bibazo nyine by'ingenzi niko bimeze rero ndumva ibyo ngibyo byasobanutse kandi n'abari kudukurikirana bari kubyumva ko ntabwo twa ngo wenda ngo deshire ngo ni ikintu tushobora gutindaho cyane ngo iki n'iki ahubwo tuzadutinda ku bikorwa by'iki by'umuntu akora ibikorwa by'umuntu rero nk'ibisanzwe wenda nawe wansanze hano iwanjye mu rugo hano ni iwacu rero nawe nimba ari ikibazo ushobora kumbaza ko nakubaje ibibazo byinshi cyane kubaza ushobora kumbaza icyo ushaka tugana no ku musozo urakoze cyane reka ngire nkubaze ese ibintu wagiyemo koko urabona hari aho bizakugeza cyangwa wagiyemo bikeneye cyangwa uravuze ngo reka mbime ndebe uko nanjye byangirira umumaro ibyo ni ibihe iyi channel yiwe wafunguye ama YouTube ubuzona ariho nani yawe iri cyerekezo cyawe baje kwazo ciza ino televiziyo cyangwa se ino show njye nyifata ko ntabwo ari show y'ikinyamakuru ni show umuntu ashobora kuza hano agatanga ubuhamya bwiwe akavuga iby'Imana amukoreye akavuga aho yavuye naho agejeje nyine ubuzima ko n'ahantu ushobora kwidagadurira kwisanzura iki n'iki ko nabonye ko ikenewe irakenewe cyane kuko inge nayifunguye hagize igihe burya corona itangiye burya abantu bameze nabi batagisenga batagira gute kaza hano nkavuga ijambo ry'Imana kigisha ijambo nkubona nyine abantu barafashijwe rero no televiziyo ko warumbajije ni ikintu ndi gushoramo imbaraga nyinshi cyane kandi bikomeye ko nshaka ko igera ku rwego rushimishije kandi ruri hejuru cyane mu buryo izangirira akamaro ikagira na sosiyete akamaro iyi televiziyo ntabwo umwana yijejweho cyangwa umuntu mukuru umuntu wese ufite icyo ashaka kuvuga ashaka gusangiza abantu rwose urakaze neza uvuga iby'Imana gukoreye kuko anga dukurikiranwa n'abantu benshi cyane kandi bingira akamaro ntabwo ari kuvuga wenda ngo ni ikintu gusa mpfa gukora gutya ni ikintu nkora kandi ngishoranwa n'imbaraga urabona zino kamera zidukamera ni kamera zihenze arandi hantu wabazibona oya
zantangaje cyane kabisa, ni kamera nziza cyane zimeze neza zifite isuku n'uzikoresha hariya. ino studio arahanda ntawayibona, ari undi muntu wabaye gutuma studio imeze nk'ingi. Oya ntaho ndayibona. Noneho wamenye n'ubwenge bwinshi wa muntu we. Inshuti n'abano bantu bina ahantu ubona uri gukamera uko ameze sawa se. Kamerwa n'umukobwa w'umuzungu. Umukobwa w'umuzungu. Umukobwa w'umuzungu akasa wabyigiye ufite inararibonye muri ibi bintu, niwe mu cameraman wanje. Rero nawe utaragera hano tafazari uzaze uvuga iby'Imana gukore ko ahantu twavuye buriye nubwo tahagiyemo ahantu hakomeye cyane kuba duhagazanga, kuko nabyo biri mu masezerano. Barabisengeye basogokuruza, barabisengeye bino bintu, barabata abana bacu bazahagarara ku mateleviziyo bigisha ubutumwa bwiza bugire impact mu mahanga, siko imeze. Rero no televiziyo muvandimwe ni ikintu gushoramo imbaraga zikomeye cyane, kandi nshaka kwikura ku rugero rumwe ijane mu rundi, uko nguko niko imeze. Okay, urakoze cyane. Oya nimba warabifunguye kabisa, arabitekereje Imana izagufashe, ariko ndabona bene wacu ntago bakunda kushikira cyane bino. Bazabahita bavuga ati se uyu muntu ibintu ari kuzana nibiki ntaco bimaze, bakajajinga. Ubwo rero kintu nabwira abasaza biwacu hariya abavyeyi, muza mukanda kando kitwa subscribe. Nta kindi umuntu umwe ngo akore subscribe kugira ngo mwatsi faranga. Ibintu niyo mpamvu ntagize canoga njewe nukuri kimana. Bazabasha umutima. Uzubwira umusaza ati kanda subscribe gusa nta kindi. Uretse n'umusaza viga muri rusange. N'urubyiruko abenshi barapinga bakavuga ati se icano ya nani ije gute ivuye aje kuzana ibiki. Wewe kanda aho urebe izo zakuzanira, nyuma y'ico birangire. Yantunga narakoze cyane, kandi nishimiye kubana nawe. No muntu yana umusore ndamwubaha cyane, kandi turakorana mu buzima busanzwe n'umuvandimwe. Rero ntungana wagize neza kuza hano kuri televiziyo yacu, kandi nawe ibyo wumvishije amatwi urabyiboneye. Hano hantu twicaye n'ahantu ha VIP, ahantu hasa neza rwose. Urabona kamera zacu, iki niki, no sari, no studio, ni ikintu gisa neza cyane. Rero nkuko arabivuze, wowe utarakanda subscribe, genda ugire gutyo kandi muzamutera na comment. Kumunsi kankurikirana n'abantu bagera 3,000 na uzukora comment. Nimba wabona n'ikoti ryanje ryahengamye, ushobora kumbwira ati ejo uzagira gutya none uzaze waripashije neza risa neza, kuko niko kwiza tugomba gufashanya nk'abavandimwe tukava ku rugero rumwe tukaja ku rundi. Rero kandi je mbona ko tampamvu zo kugira ishari runaka wenda kugira ibintu runaka, kuko nganga ntabwo ariho iyi televiziyo nizamukana zagira akamaro cyangwa usigira umwana wa akamaro ejo n'ejo bundi. Ushobora kumuhereza akazi mu gihe bitameze neza, agakora akabona ifunguro rya buri munsi. Rero bavandimwe mworosha imitima, tukomeze dukorane kugira ngo tugere ku rwego rumwe tuve mu rundi, kuko ahantu bino bintu biri kugana. Rero murakoze cyane abadukurikirana batuye isi yose ahantu hatandukanye, mukomeze mudukunde, kuko ntabwo dufite gusubira inyuma, dufite gukomeza gituraje imbere. Rero ndagira ngo ntungane adusezerera abantu babadukurikiye muri aka kanya. Okay, murakoze cyane kubadukurikiranye. Hari abari live hariya twabonye amakomenti bandika, mwagize neza cyane kuduha umwanya wanyu. Ubwo rero ibyiza biri imbere mukande gusa aho hantu uzobona ubutumwa, unukenera ubufungure nutabikenera ureka, ariko ubutumwa uzobubona kuri icano ya mwene data hano Beni. Ubwo rero ikintu nabwira cyane bene wacu, tureke ibintu z'amashari kabisa, dutezanye imbere cyane rwose, dusunikane nizo byiza. Tuzoba tugira amashari ngo uriya yazamutse yateye imbere, ibyo bintu ndabona arizo bihari cyane hano. Ngo kera ngo uriye ejo bundi ngo ageze kuri kino ngo ageze gutya. Ibyo bintu tubireke, dukundane kuva kera hose, twarakundana twarasabana, gusabana turacasabana hano. Ngo uriya yapfushije tukiruka tugatabara, ariko dukundane tureka amashari. Thank you so much ku bantu mwadukurikiranye cyane. Subscribe, comment, share. Murakoze cyane. Rero mugira ibihe byiza muherereye, kandi mwakoze kudukurikirana. No kuwa gatanu uzaba dufite undi mutumirwa ngaha, muzakomeza mukurikirana ibiganiro byacu. Naho ubona bitagenda uzatere comment uvuga ati anga muzahindura kino kintu. Rwose turabana bumva kandi tuzumvira ibyo mutubwiye. Murakoze cyane. Rero mukomeze mugira ibihe byiza, Imana ibagire neza. Wakoze cyane kuza ntungane. Imana igaze umugisha cyane. Kagira umunsi mwiza. Alright. Sawa sawa. Alright.